umuntu batubwiye ko abantu bitwa Ige wa musore w'umustar bakodesheje hano arimo Kame ushaka kutaza kuva hano kaguma none biheza twinjiye mu rupangu rw'abandi badekare bariko baba yicareye ahangaha ndabona hari n'agatebe turebe hano twinjiye ni karibu Ige ndakwiyamye Ige salama oya bisimbikunda amahoro no simbikunda hano ni iwanjye nta mpamvu zo kuza kunkomangira gutya ese ubundi uvuye he ntabwo naje ndi njyenyine no munsi sister please mva twubahane isi ibyo ndabizi mikoro ndazifata gutya kubera impamvu isi ndakuzi suza n'umuntu turi kumwe ibyo ntabwo mbishaka nano kunsuhuza koko gusuhuza nitonze betse mwambara inkweto muri salo ndi kwera televiziyo uje ngiye ndishima ari uko ansuhuje nibyo mva ushaka ndabishaka yiga mbabarira mutima nyine na n'ubu uracyari gutera tinyegera nkurebe nshiri mumu niki cyakuriye kuri jewe cya mbere seka neza none ukuntu ureba none umusatsi bana yanjye urukundo ndaruguhaye ikindi nkubwira gusa nakunze tayo ufite kandi so beautiful. I'm big. Not big ntabwo uri big cyane ntabwo uri karujanga. Anjye ngusuzo kuri cyo Kigali 50 aho uri hose mu cyo bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Of nitwa Isaka Manajya kuri kamera ndi kumwe n'icyamamare mu gufotora n'icyamamare mu gufilima nta wundi bamwita Elize turi igikondo hano kuri Majerwa niho twaje mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko biratandukanye ni byinshi ariko ni byinshi cyane mpamvu ngo ni byinshi cyane nuko turi ahantu hari amazu meza ari ikirere cyiza ahantu turi hake nanone kandi ndi kumwe ntacyo mvuze turi muri karitsiye batubwiye ko igari mari dufite makuru ngo hari umuntu ngo wamukodeshereje imyaka 3 igipangu cyiza cyane ariko nanone hari umukobwa wari umaze iminsi anyandikira kuri iyo nomero iri hasi yerwa n'95 ambwira ati nakunze Ige cyane kubera ko yavuye mu butinganyi ndifuza ko wazamuza nawe tukaganira byinshi bitandukanye ariko ananyemereye yazaba mukunzi wanjye. Sister egera hano tuguhe ikaze. Siyaka ameze bite? Iyo ni fresh. Ni fresh nari bitu. Wambaye neza sister. Merci. Teguye. Umva ni imbere cyane tu. Waje ryari nubwo wabimbwiye ngo n'abakunzi bacu babimenye. Okay, maze iminsi 2 ndi hano mu Rwanda. Nabaga hehe? Mu Bubiligi tu. Rwose alright wintinza tujye kureba Ige. Usane tugenda Ige konzi kagira amahane nanemere ko tuza kuganira. Naribi ibyo akora byose nabirenze. Ariko wamubona? Namubonye tu. Ngiye mfite amatsiko yo kumubona tukaganira yohana nkanamushimira cyane. Mushimira iki? Man, ibintu yakoze nibyo man. Yavuye mu bintu byo man, ni njyewe ugomba kuba wife. Reka twigendere tujye kureba ariko nizere ko atari kure cyane ngiye kugenda n'amaguru ntago mbimenyereye. Wapi ntago mbimenyereye. Tuba turi nyine ariko ubwo no gutembera. Nabyo gutembera man. Abantu badukurikiye na dusangiza amazina ya wundi bakitana. Okay, banyita Gihozo Sonia. Sonia. Karame. Uruwo hanze koko. Ntabwo uri umuntu. Gute se wallahi. Wambaye neza of course. Merci. Umuhindukira tayararuguru. Sone twigendere dore ariko nuko iki abantu benshi mu murafata umwanya wo kuvuga ati Kigali 50 ni dufashe kwerekana ibyanze kugaragara. Ujyanye
twe tuba dufite amatsiko kandi nkamwe nk'abantu b'abanyamakuru muba mugomba kubidufashamo mukadukurikiranira of course. twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka ariko hirya hari ijambo ryanditse all ahantu hari akazogira ikandemo gato hanyuma ukananditse subscribe like share ndetse na comment byose bizaba bidufasha kugira ngo amakuru yacu nyine muri ka kazi sone Karame nahabona mu Rwanda kunari heza sha wallahi habaye heza fo wari umaze igihe kingana iki utahaje rero nagiyeyo maze imyaka 3 imyaka 3 nagiye nyine mu bintu byo kwiga niba babona ababyeyi bawe cyangwa no kwiga sabye bari na Kigali oya habaye ababyeyi banjye hano na Kigali hariyo famille yanjye ikomeretse ko kuvuga mani murimo muraneza iyo mwete itaza kukunyereza twaje mu makuru ya Kigali urabona hari hakurya cameraman habere kurabona ukuntu hari udote twiza ni byiza byatase ubu wazanjyanye y'ubundi natuza kuvana tukiri hakiri kare turaza shano ukuru nemberezeye ikirere gitatse u Rwanda cameraman batubwiye ko ari hano ndizera ko ari hano ko twaciye naha sone yabajya bambumbuka tekeza batuvumbuka oya nari bimani hari birenze se cyagukubise nk'ingoma isi oya nta kibazo ahita nsubirayo tuvuga turero ntabwo bizoro okay ntacyo njye mfata umwanya kuba reka dusone hano turebe ko baza kudufungurira mfite amatsiko yo kumubona byataye barimo baratinda tubakomanyire ture cyo koza biramutse yige koko hano hantu bamukodeshereza Imana yabigira neza cyane heza byataye tuzi ko yabanaga na Sanga zigeni n'abandi bagenzi bagiye batandukanye bikaza kwa ngombwa ko basubira mu mirimo yabo amahoro musaza meze neza muragezwa n'iki twe turabanyamakuru nitwa ngiye Siyaka hari umuntu batubwiye ko abantu bitwa Ige wa musore umusore bakodesheje hano arimo ari kumwe n'abashyitsi cyangwa ari wenyine ari kumwe n'abandi mwaduha karibu wenda twakumureba mwinjire rwose nta kibazo abakozi baduhaye karibu ni byiza cyane Karame ushaka kutaza kuva hano kaguma cyane heza byatari ariko tungende umushyitsi nje kureba Ige mani ariko ubundi muri make wamukundiye iki bitari biriya kubonera yari umutinganyi akabivamo akaza gukizwa akaba umwana mwiza njyewe uramutipe naramubonye mbona ari type yanjye sinkubeshye pe gusa nyine ikintu cyambabazaga ni kimwe ariko Imana ishimwe tu mwana sinzi ahantu zo kwinjirira ariko biragaragara wenda twaca ahangaha kugira ngo tuze kureba uko bimeze soni hatara akazi dukora abari indyankurye oya naribi tu twinjiye mu rupangu rw'abandi badekare bariko baba yicare ahangaha ndabona hari n'agatebe turebe hano ntabwo hagaragara yige neze kumuvumbura umunsi umwe turagurukana tujya bagakaba shangazi nditwara ni ukwitwara neza tugenda n'ikinyabupfura ariko iyo bibaye ngombwa nyine ikinyabupfura turakibagirwa dukomanga hano turebe ahantu ndabona banze kudufungura nimba harimo abantu nimba ari iki mpanga turebe yemwe ndimo ndumva inyoni wowe buhagaze aho ngaho aho hano bakunzi ba Kigali 50 nyine muri wa muvumburo n'ibyanga tuhita tuzenguruka tujye no mu gikari ariko ikigaragara tugomba guca ku marembo hano twinjire ni karibu Ige ndakwiyamye Ige salama oya bisimbikunda amahoro no aha simbikunda hano ni iwanjye
nta mpamvu zo kuza kunkomangira gutya. Ese ubundi uvuye he? ntabwo naje ndi njyenyine no munsi sister please Mva twubahane. Isi ibyo ndabizi. mikoro ndazifata gutya kubera impamvu Isi ndakuzi. wasuza n'umuntu turi kumwe Ibyo ntabwo mbishaka. please Ndakwiyamye n'undi munsi n'ikindi gihe. waje kugafata ntibandabura hari umusaza utubwiye ijambo ngaha baragukodeshereza ariko wansuza uriya muntu mbere yuko mvuga ibintu byose basi muhane kuki cyangwa namuhoberege namubere bitewe n'ukuntu mukunda nampobere mbere yuko umubwira buri kimwe cyose ngo come ndumiwe niko yavuze on ni Yesu Kandi isi ntabwo mbikunda bino bintu. Ntabwo mbikunda n'undi munsi ntabwo basi ikindi gihe. reka siyakamusabira imbabazi ni njye wamuzanye tu nemaze kimuteraho pressure ngo anzana hano mubwira ikituzanye hano ndi kwenda yumve wenda yaza kumva njye naragukunze please Wankonde iki se kanambara inkweto. nano kunsuza koko Gusuza nitonze betse nambara inkweto muri salo ndi kwera televiziyo. sawa narebe bakunzi bacu ntabwo bizoroha hagarara hano ariko birakomeye bihagarara hano turi mu muryango kwa Yige siko bimeze ibi birahagije no mubonye ndamubonye ariko ntabwo nsuhuje njye ndishima ari uko nsuhuje Nibyo mvu ushaka. ndabishaka yiga mbabarira urishimye I'm happy I'm happy Ege Mfite twicara hara hepfo niho twaganira nabwo bashyira muri salo yanjye. Ndabera muri salo. Oya nako reka tuye muri salo witujyana hanze Ege nganiriza abashyitsi. nyine Nkamwe muje mu ntungu. turaze njye nawe ntabwo muziranye ariko twicare mu nzu Oya nako nabashyira mu nzu. Mfite hano tugomba kwicara ahantu heza hariya hepfo. hano hantu ari heza uba ahantu heza Yige aratwemere ngaramaze soni karame ntabwo byoroshye shani dande personal banyemereye ko twikira muri jya ariko n'ubundi oya hano hari n'umuyaga tunari umubonye ute nari mwana we mbuze icyo mvuga mbuze icyo mvuga ni ukuri ngo Yesu aravuze ngo bazumirwa ndumiwe Ige akwicara iruhande nta kibazo none niho hari klima nziza. Hari ahantu nk'abantu baje bantunguye. Mfite ntabwo nabashyira muri salo yanjye. cyo ngukunda ntabwo ugisuzugura ntukagorane Ige Ntabwo nagorana. muzane umugore Ariko deni se urabona Mana igira neza ikura ku cyavumana ngashyiramo bikoma ngo twaririmba ikura ku cya twaririmbe nyine uzi impamvu nshaka kubiririmba ni uko ibintu urimo nabona nibyo numvishije n'amakuru nari maze iminsi numva noneho uriya muzamu wanyu arabishimanye biga ko arimo ntabwo kiwe ngo ikura ku cyavumana ikura ku cyavumana tuzamurika ewa zamanza n'agatebe bazi ngende ndicara mpagaze oya ntari cyangwa reka nkakuzanire nta kibazo kanzane nta kibazo Yes bakunze ba Kigali 500 nkuko nyine mwagiye mubibona aho twagiye duca aho twinjiye turi kwa Yige of course niwe muntu nahasanze n'ubwanza gutuma ninjira mu nzu nimba ari mu mwana iyo mvuze umwana mbi cyane ariko nzi ko izo ngeso atazazigenderamo bo mbere gukanda subscribe like share ndetse na comment wandike nyinshi hanyuma hari nomero iri munsi iyo nomero nta kindi bereyeho amakuru ufite duhamagare tuyakishe kuri Kigali 500 ndetse n'ushaka no ko twamamariza ibikorwa byawe turi tayari Yige twongeye tuguhe ikaze mu rugo rwawe ya murakoze cyane ariko hano no kuri Kigali TV natwe tuguha ikaze ya nta kibazo merci beaucoup ndishimye ko iruhande rwawe nyakiri uwo mukobwa namwakiriye nubwo yaje zo kukureba mwakire uze mwakire gute mubaza amazina ye byo kibazo ko twatanye ikiganiro baby witwa nde Mayita Jozo Sonia. Witwa Sonia. Jozo Sonia. Okay. Chante. Yitwa Igihozo Sonia
akaba ari umukobwa wari umaze najya bamaze kingana iki uri mu Bubiligi? imyaka 3 umaze igihe kingana iki Kigali? isuwe nta n'icyumweru kirageramo. Wavuye mu Bubiligi uzi Kigali, wari uzanywe n'iki? Dore ko ababyeyi bawe tuzi ko baba mu Bubiligi ariho wiga muri rusange, ugakora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko wagiye ubimbwira. Hano mu Rwanda mfitemo famiye yaba mu miryango. Mu Bubiligi nyine niho ababyeyi banjye baba, nanjye niho niga. Ariko ndumva nishimye byatse. Uraza tubwiye mu kanya ige ongera wivuga nk'intore utarengaruzwa muheto icyogere mu ntore. Okay, nanjye banyita ige nyirinkwa niko banyita niyo mazina yanjye. Yego. Aha turi ni wanjye ni wawe. Sha icyo nzi ko nagiye mbwira abantu ko ntazambabeshya ari ukuri kose tukishyira hanze tugasenya inkuta tukagaragaza ibyiza. Singiye umuntu wa mbere wamenye amakuru y'ahantu usigaye wa ni wowe bwa mbere uhaje, kuko abenshi bashatse kuhaza ndavuga ngo ntago mari, hari ibyo nagiyemo, hari ibyo nanindimo, so nabonye umwanya wo kugira ngo mbakire, niwo nguye gitumo. Iga kugira ngo ibingibi bize, ibingibi kugira ngo ubigereho byavuye he? Ese iyi nzu niyo waguze, ni umuntu ayiguhaye, ni umuntu ayigukodeshereze? Ese kugira ngo icyo gitekerezo cyiza cyo gukora ibyo byose byaje biturutse ku yihe mpamvu, kugira ngo Soni akomeze abyumve, hanyuma we ibyamuzanye nawe abikubwira? Okay, barakoze. Hano navuga ko ari umuntu uba hanze, yankodesheje imyaka 3. Yego. Anshyiramo buri kintu cyose kimwe gishoboka, materiali zo mu nzu, ndumva abantu benshi ariko babizi. Anshyiramo ibintu byose, arangije ashyiramo na stock. Yego. Mfite ahantu ngomba kujya, iyo stock izanshiranye mfite aho ngomba kujya nkagenda ngafata ibintu bya stock. Yego. Byo gushyira muri stock. Byaje bivuye kuri impamvu kugira ngo umuntu uri hanze, dore ko bagira n'umutima mwiza, tubasuhuze abantu bari mu bihugu byetandukanye, abantu bari za Dubai, abantu bari Johannesburg, abantu bari muri Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, abantu bari Igisenyi, ndetse n'abantu bari mu Bubiligi, tubasuhuze ko na Soni nawe yaje aturuka. Hakurya y'ibintu umuntu uvuye mu Bubiligi aje kureba umuntu bitayigiye. Aje kureba umuntu utega ni ibintu bura n'impano. Navuga ko ari ibintu navuga ngo ni umutima mwiza. Yego. Umutima mwiza niwe wubaka kandi ukatuma n'ahantu henshi. Burya umutima mwiza niyo waca munsi y'iziko uratambuka kabisa. Muri kureba cyane turaza no kwibereka neza hose, tubereke. Ifite n'ama next ku ruhande, ahubwo uzaze nguhe inzu wiberemo. Fatuma zamuzana kandi n'umugenzi aragenda, ejo azashobora kongera agasubira. Ndaba Fatuma madamu manager. Manager Fatuma. Okay. Zamuzana. Uzamuzana nta kibazo. Nkuremere naheza hisi. Then arangije ngira ngo ni blague, arambaza inzu bayishyura ngahe. Yagize icyo gitekerezo ngo wenda dusimbuke ku byaciye, wenda y'inzu n'ibiki. Mfite amakuru yuko yumvisha inkuru nziza yuko bavuye mu byo wari urimo bitari byiza. Ego. Agahita yishimira. Yarabyishimiye cyane pe. Yarabyishimiye, yabonye interview zanjye zose nagiye nkora. Abona ikira nakoze kuri tuzubake. Abona ko bagiye ngiye muri salo gukatisha imisatsi n'iki. Abona narakijijwe, abona ndi umusore mwiza ushima Imana. Yego. Ahita avuga ati uyu mwana namufasha. Yego. Nubwo aba iwabo, ariko numva namukurayo nkamushyira ku ruhande, kajya gushaka ubundi buzima. Ashaka ubundi buzima. So ubu ngubu hari umuntu navuga yambwiye tuvugana ugiye kuma akazi. Yego. Ari maze iminsi ndi kwikanga mu bintu byo gukora stage. Yego. Ibyo nari ndimo, ubu ngubu yambwiye ko mu cyumweru kizaza kiri imbere ushobora gutangira akazi. Yego. Ige wenda reka wenda
ufatire mikoro Sonia turakomeza dukomeze mu rugendo ryari rukomeye wagiye unyuramo n'impamvu urimo kugenda ubona imigisha muri buri mwe byose nuko ndabishimira Imana pe Sonia wamubonye ige murebe neza ukuremo na rinete anakurebe dore ko kuva urongera zisubizemo murebe neza wamubonye Sonia mubwire ikikugenza icyatumye ugira umwanya kuva aho wari uri muri cya gihugu cya Kure ukanaca kuri Kigali 550 kugira ngo tumukugezeho ko ige si ubwa mbere tukoranye ibiganiro warabizi nubwo nza nishyaniye ariko byanyemera bikagenda neza umwanya ni uwawe nyine ige naragukunze njyewe mubwira umureba ariko wagize isoni ndabona ngize isoni mubwira umureba ambara rinete nta kibazo ige naragukunze pe noneho amprise nyimara kubona ko wavuye muri biriya bintu nabyo biri mu bintu byatumye nza hano mu Rwanda naragukunze ubyumve kandi ndanagushimira cyane kuba warigaragaje ukagaragaza indi sura tu ndagushimira iyihe sura ni ngombwa ko mbivuga hari ibintu biteye nk'isoni wenda kure ariko reka tubivuge nta kibazo mfite ariko hari ibyo rubaga afite ikibazo nyine nimara kuvuga ko wavuye mu butinganyi byatumye ngukunda cyane ariko na mbere naragukundaga ni ukwenda nagiraga isoni nkavuga ati si ubu ngubu uriya mutipe ningenda nkamwegera nkabimubwira ntabwo byaba bibi ariko nyine ni nkaho wambohoye warambohoye cyane kandi narishimye kuri Mana warabivuze ngo sinzi nimba wabyemeye oya nta kibazo niko wavuze ko tuzumirwa merci ni ukuri pe oya naribi nta mutima mubi kandi wumve ko buryo umuntu akubwiye ko agukunda ugomba kubyishimira ikigaragaza umukunzi w'umuntu nuko wamwambika impeta aka kanya ntago ari ak'impeta ariko hari amasiri amwe agenda agaragaza ko wenda umwe muri mwe cyangwa mwese mwishimanye ego nimuhaguruke muhoberane gusa umubaze ibibazo ushaka byose ntabwo yabyanga yabyemera kubera iki arumva bitabaho mbese baba basimhobera bazi muhoberane neza mwumvane mukomeze mwumvane akomana urukundo ni rwoge akomana ndishimye nanjye ukoze mwicare gutyo ndishimye pe ego kuko iyo turebye amateka y'ahahise tukareba n'ubu ngubu ntabwo ige mu bantu badukurikiye cyangwa bamuzi muri bya bintu yavuyemo yigeze n'umunsi n'umwe agaragara ahobera umukobwa ndabeshya yige kuko nawe wari umukobwa ego ubu noneho wabaye umugabo nyamugabo cyane ubu ndi umusore ushima Imana urumva bishimye ngo kuri ndishimye nyine tunaratekerezaga nkavuga ati genda mukunda ariko ngomba kubigumisha mu mutima wanjye ariko nyine turamubeye my god mane ndumva naza ahantu ndi nyine gusa urakoze papa vanero telefone yana muzibyo mvugayi nukuri na wavuze se ko nkuzi ko ugira umunwa ko mbizi ko ugira umunwa wavuze nanjye se nizanye abantu bose barakumenye isi akagira umunwa reka ni wuntu twavuganaga kuri comment nyine mubwira ko ngushaka tubona ya numero iraho hirya twapininzeho kabisa araguhobe utamumva iki mu gatuza kawe soni umutima nyine na n'ubu uracyari gutera tinyegera nkurebe nshiri mumu ikiganza kuki ingabire yakugabiye ugomba kumukundwa akaza soni ugiye kumukunda byanyabyo cyangwa ni bya bintu by'abakobwa b'iki gihe cyane iga serious basongera
aye koko hejuru Hadashya. cyane wallahi none se Soni karame urateganya wenda aguhaye urukundo kuri kamera zacu arabikwemereye hagiye gukurikiraho iki wenda mu byo tutazi biri imbere wenda ibyifuzo byawe wumva kuri wowe na ige wenda Imana yazashyiramo umugisha buriya ikintu cya mbere ni urukundo no kwizerana uri kumva man igenge naramukunze cyane ku buryo udashobora kubyumva ubu ngubu mbabara mbwira nimba nzajya nisanzura Yes, of course. mbona mbwene bandanisanzu ige uzabyibonera nyine tu Ya, kantegereze ndebe. amafaranga agiye guhura n'andi mafaranga bya hatari ariko reka nkubwiye sinyandya ruswa sinyandya n'imboga sinya nyine n'abana kugira ngo mukugezeho amadolari 100 nakenyereyeho ugomba kumuha kuri iyo tipe baguhaye rero. oya hari ayawe sheri hari ayawe ugira ikibazo yewe namvuge sinya ngenda ngomba kugira ibyo ngomba kugutegurira. Wow, really? Okay. Yes. ariko mu busanzwe Soni urigura umunyeshuri ko hari n'ibindi ukora wambwiye bimubwire bireka kuguma muri ngiye nkora akazi k'ubucuruzi Yeah, ukora business. Wow. Business nkora y'ubucuruzi. Uratoza kwiganira ku ruhande buri. Nta kibazo. Ege uno muntu aguhenze ari amategeko n'amabwiriza yaba yagoye kugenderaho wenda atazikanga wenda abona wenda kuko abapaparazi ni benshi ariko nta wavumbura nkanjye ariko hari umuntu wakubona ucomotse agafoto agashyira kuri Instagram katanga wa mwana unatangiye kuzanamo abakobwa n'ibiki ibyo nta kibazo ntago yigezemo amabwiriza yarambwiye ati gusa ikintu yambwiye ati ngo mbe nicunge kuko abantu bari hanze ni benshi bashaka kugira ngo batugushe njye ikintu yambwiye ati ntago ngiye kugutegeka kuri iyo nzu iyo nzu ni yawe ubu ngubu ni ukuvuga ngo kuva aho namaze kuyishyura twamaze kuyishyura ahita ambwira ngo ubu ngubu inzu iri mu maboko yawe na nyiri inzu yarambwira ati ubu inzu ntabwo ikiri iyanjye ubu ngubu ni iyawe icyo tuzadupfana ni amafaranga gusa kuva none nyishyuye imyaka 3 ntabwo inzu igiye kuba iyanjye ni wowe ugomba kuyikontorora igipfuye ugomba kusharijaho ndamubwira ati njye ntabwo nkunda kwangiza kuko iyi nzu nzi akamaro kayo icya mbere cyo nta bana ngo baraje bayanduze ni gusa ikintu ikintu navuze ati gusa ishobora kubona mbonera njye nimaze kuba ukuntu ushobora gushyiraho irindi arambwira ntarebe ibyo ni eske ibyo ni ibyawe nushaka guhindura kara ya saro ibyo ni ibyawe nushaka guhindura icyo ushaka design ibiri mu nzu n'ibiri inyuma y'inzu mu nkuta zo hanze ni wowe ndamwe ati ikintu nahinda se ni iki ntacyo gusa ikintu nakongeraho ni ukongeraho design yo gushyiraho ko nkunda indabo yego nashyiraho utuntu hano hejuru kuri tuno tuboro two hano hejuru yego tw'uturabo utuntu design duto ukuntu hano hanze nkahongeraho nkabona ko hari hambaye hariho ururabo nana nkashyiraho urundi rurabo hariya ya geze cyane ige niki urimo kubona kuri Sonia kigahita kigukurura so then nkunda umuntu ukunda gushyira design ku mutwe yashyizeho design then niko yashyizeho kano ibyo nagakoraho ariko nta kibazo kano kamove none ukuntu yakubiseho coupe ndikubona nazi nyine kancanze abanyaburayi ariko hari akavido nigeze kubona Soni wigeze kunyohereza baraza kukeka ige wenda twavuye kuri kamera uzi kubyina byatari byatari uzi kubyina turaza kujushana ku nyuma ya kamera oya ahubwo ngenda shaka kubyinira ahubwo mubireba oya ntabwo mbishaka kuri kamera kuko byatuma bintera isoni nasoni byatuma no mu rugo byatuma bigaragara nabi ubuse nko mu rugo abakwe batavuga ati uriya mukobwa none bimeze bite ariko disi muri abantu bakuru niho nashyiraga nganisha gusa bizaba bigaragara umunsi muri meeting yawe niko bavuga
muri nko muzi muri mwenyine uburyo azakubyinira. Yeah, of course. Deni navuga ko burya muri babiri mwembi nta wa gatatu, burya wa gatatu ni ukuza arogoye. Yego. Ariko burya iyo mwishimye muri nko mu nzu mushobora guhaguruka, mushobora gushyiramo akaziki mukabyina. Si ukuvuga ngo yuko umuntu nibwo aba yakijijwe, burya iyo umuntu anakijijwe hari byinshi baba akeneye mu buzima busanzwe kugira ngo bimushimishe. Then urumva ko then my girlfriend Ige n'iki kintu mubonyeho wenda ukavuga ati wi uvuze ku misatsi uri yateguye ahandi hantu murebe neza ku cekingi. Ni kizungu nyine, ni So kizungu. nihaguruka akurebe neza Ige. Haguruka ahinukire akurebe neza. Ngongera Wow. wicarire. Good. Ngira wicarire Ige. We. Amubonye. Yego. Ibyo urebesha amaso ibindi wenda ntabwo tubizi. Bini nabiresheje umutima. Ubonye iki kindi wenda tuvuge icya kabiri wenda tubyibare. To nkunda ikintu mbonye kuri we. Nanakunze cyane, nkunze ukuntu ateye. Yego. Ateye neza. Umva umubyeyi ko byaye aragahora byara abandi nk'ijana. Amenyo nk'iminwa y'inanga. Gako mana afite amenyo wagira ngo umva yigeze ahajya akandi kantu kuko ni urwererane. To afite n'iminwa myiza. Nakunze lipstick yasizeho. Okay. Ntabwo ari bya bindi bibona bijabiriye nka babandi ugira ngo yishe uruhinja. Asize lipstick nkunda cyane. Ya lipstick nubwo ngiye cyane nigeze mbisiga ko nda lipstick ya rouge bordeaux. Yego. Kandi yasizeho rouge bordeaux nkunda cyane. So ikintu nakunze kindi afite intoki nziza. Turebe zereka ntabwo mperuka muri salo. No, ibyo ntabwo birenze. Njye birankubwira isya. Ntabwo nkunda umuntu usiga ibintu biri by'amaverne nga abadike biranzara. Nkunda umuntu uri naturel, burya usizeho agahina, yasizeho n'ihina. Yasizeho ihina nayikonze ko nanjye nkunda ihina buriya. No kwaza gukora kwita mu itumba. Ni wasalamu. Sanga umukoro Tresoni mukora iburyo bwe. Akomana. Byiza cyane. Soni, wenda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro, byari ngombwa ko wenda tubahuza, ibindi tuzatugenda dukomeza tubyerekana muri rusange. Hari ibyo avuze byinshi bitandukanye, hari ibyo wamukundiye byinshi bitandukanye. None wambwiraga ati mbabarira tugende basi mbanze mubone. Abawe ni ibiki mubonye ugahita uvuga ati Man, umutipe ni ukuri. Bad boy. Bad boy man. Bad boy man. Yeah. Bad boy. Yeah, of course. Jewe nyine tunari naramubona visa. Ariko ndamubonye. Ige uri mwiza pe. Merci. Kandi ngiye nzagerageza kuba hafi ku buryo hatazagira umuntu wongera kuba nyine urabizi Kigali turimo ni business. Ngiye naje nsanga ibintu byarahindutse, ibintu ni business. Ariko ngiye nta muntu natuma yongera kumushyira muri business mbikuriye. Yego wenda bishobora kuba atari business yari arimo, ariko ngiye ndishimye kuba yarahindutse. Nzamuba hafi mu bishoboka byose. Ige, I'm serious. Yeah, of course. Okay. Niki cyagukuriye kuri jewe cyambere? Seka neza. None ukuntu ureba, none umusatsi mana yanjye. Gyanza kukubona kera ugifungira. Ntabyazi kuko yakubonye warogoshe. Abonye narogoshe mfite akano kanaterere ku mutwe. Kwirende. Kabisa. So ndi kumwe n'abana bafite imisatsi. Mana none Ige nakunze nawe ndabona ogira ngo ni ikigudi. Ogira ngo ni ikigudi n'ukuri. Sana n'ibintu byinshi. Nta kintu nashyizemo. Ni ukuri kw'Imana. Ni imisatsi yanjye isanzwe. Bakora umumetisi. Baye metisi batubibona ko ndi metisi.
ko nabyawe navuga ngo nabirabura gusa nye ufite face sinzi so navuga ko navuye i Burundi niyo mpamvu uri mwiza cyane ni murundi alright uri umurundi mugabo ndi Murundi bace bakumenya baca bamenya turi ngaha hari umuntu waririmbye kamishinga aho niho ruzingi urukundo ribaye baba imbaraga kera hano mujya muzumva cyangwa mujya kuri YouTube mukazumva sacinga kuri YouTube Hugue ariko nashaka ko tuzaganira turi twenyine nawe ntare abakunzi ba Kigali 500 mwita ikindi kiganiro wenda kiri prive na yibi wenda unatubwira uburyo wenda uzatubwira uburyo umukobwa waje muke uburyo mwarahuye mu ngubu ariko nyuma byari kugenda bitubuye mugiye konya muciringe ngo muraza gusigarana nomero muhane adresse ibyo ni ibintu bisanzwe byo ngibyo Hugue usabye Imana bwa mbere ari ngombwa buri muntu akakomeza kuba umugisha ukabana na Sone ukomana mubyaranye nk'akana hari abavuga ngo abana babiri aho abana babiri niyo plan mfite kuzamubyarira inshallah Imana izabafasha abangahe abo Imana izaduha of course abo Imana izaduha muzabanza wenda mwasemana agakobwa gahungu cyangwa impanga ebyiri z'abahungu burya kubyara ntago wamenya ngo burya umugabo ateye inda ntago umenya ngo azavamo iki ariko habanje nk'agakobwa byaba ari sawa kasoni hagati hano n'akazi asa na nyina ko azaza nka papa we oya nta mukobwa usa nka papa njyewe nibyo nshaka ko Soni turasubira naho tuvanye cyangwa urasigara anga sigara muciri ariko twebwe tuba dusubira muri ya modoka yacu twajemo hanyuma musigare mwana amadirese hanyuma nawe ujye mu kazi wabyakira ute kumva yiga kuvuga ati kabisa n'amagambo akubwiye twaje dufite ubwoba najya ngo ati Hugue agira amane Hugue kujana gutya ariyemera I'm happy uzikugira ngo uziko buri gihe ugira ngo nubwo waje untunguye ako namahane ngira namahane ngira nayo ako ikoso yari yamabuye ngo Hugue ngumva ngo gusenge ngo Imana ngo ntadusohore nabi ndavuga ati ntari bingewe kiriwe cyose ndacyakira ngiye ngomba kumubona none amata byaye amavuta Hugue akunda abakobwa bafite tatuwaje ku mubiri yabo so buri muntu burya naguyiwe burya nicyo akunda ntago nge nabireminga aho cyane kuko nenda ifite tatuwaje sinifite se hano bakunzi bacu n'icyo ahantu hasi kamaguruke kamera tugendane mbabarira Hugue erekana akaboko noza tatuwaje hanyuma na Sone byerekane murebe birinda guhuza mutwerekane wakerekane ne Sone namwe berekane dem afite agakleso ni urufunguzo rwa music wowe nanjye ayibonye ayibonye iyi bayita clé de musique bayita ni clé de sol muzerekane ngaho reba ariko then bazita clé de musique ni urufunguzo rwa music niko navuga nawe afite urufunguzo rwa music kana gatatuwaje nagashyizeho kera nagashyizeho 2006 mushaka kuba mukunda umuziki nkunda umuziki kubi mu Rwanda hari umuziki hari umuhanzi wumva ugerageza mu Rwanda barari benshi yewe wanjye baramufunze gihe Polisha ariko Imana izamufasha mufungure ko Imana inshallah izamufungura so nge uravuga ngo mu basitari nkunda mu Rwanda nkunda Ngabo akunda Igor Mabano akunda Andi Mubono niwe wasitari numva ngo mukada cyane Andi Mubono buri Andi Mubono indirimbo aririmba kumva nini nkanga mukadata naje gusanga hanze ba mukadata nubwo bamwe si bose harimo bamwe babi n'abeza yego okay Sone amen mu Rwanda ndabizi ni wanyu nubwo umaze igihe kinini waragiye ariko nahari amwumva indimo zigiye zitandukanye niwe muhanzi nawe wumva ko mwese mufite urufunguzo rwa music ugomba gufungura akabati ka music ubundi bikigaragara ninde muntu ufana
papa cyangwa niwe wa mbere hari n'indirimbo yasohoye ngo sana irimo ubuhe butumwa yitwa sana iriya ndirimbo ndayikunda cyane of course nyine harimo ubutumwa bwinshi kandi ubuhe butumwa anye ndayizi ubuhe butumwa biri secret kuri njyewe ariko tu harimo ubutumwa bureka barafata harimo ubutumwa ariko okay reka njye mbivuge soni hari ibyo nzimo ko tugiye kubihoza mbwira turahuza umbabarire impamvu njya kubivuga harimo icyerekeranye ikirimo cy'ubutinganyi cy'abantu bavuye mu butinganyi kandi iriya ndirimbo ngo ushobora gukora imwe gatunze urutoki navuga ko iriya ndirimbo yaririmbye afite impamvu burya umuntu kuba yarafashe decision zo kuvuga biriya bintu ngo hari bamwe ngo narayumvishije ngo hari bamwe ngo yafashije bava mu butinganyi numvaga ko ari gutusha yerekezaho intoki none ko ni mwega muzwi ni mwe mwavuzwe ni mwebwe twakoresha ibiganiro benshi na ba bakobwa bagenzi bawe ariko ubu ntabwo kiri umukobwa uri umugabo na ba batipe bagenzi bawe navuga ko iriya ndirimbo hari ahantu yavuzemo kara kantu nashubije nk'inyuma nk'inshuro nka zingahe nk'eshatu enye numva deni ni nka bari kuvuga abantu bavuye mu butinganyi ngo yafashije bamwe ngo bava mu butinganyi ngo atuma bamwe bava mu butinganyi navuga ko ari twebwe yavugaga ngo wabyaye iki sone tubwire shira wamumbwiriye deni ko jewe akenshi impamvu nayisubije inyuma ndi kumva numvise hari ahantu bwa mbere nayumvise ndi kwigendera gutya bisanzwe kuko ndi mu rugo mama bacuranga imiziki ngira ngo nyisubize ndavuga ati iyo ndirimbo mwisubize numva aho hantu after nyuma none ndangije njya kuri YouTube ndanadownloadinga maze kuidownloadinga ndayishyira kuri telefone aho hantu ndahumva numva bari kuvugamo uriya mubyeyi ndavuga ngo ni nko bavuze kuri mubyeyi ngo hari bamwe yafashije bava mu butinganyi ubwo avuga gashangazi tandavuga ati burya tumaze kuba ibyamamare burya shangazi Jane yakoze umuti tumusuza ari hose cyangwa ryo namusuje uriya mubyeyi Imana ijye imumpera umugisha amen njyewe uzamungezeho ariko urashaka nawe mbere ko nagira icyamubwira kuri kamera nzi ko kino kiganiro wenda azakireba mubwira iki shangazi nawe mana uriya mubyeyi naramukunze cyane bitewe nyine n'ibintu akora n'ibyo yakoze okay genda ndashaka guhura nawe gusa ibindi muzabibona ntabwo ari ngombwa ko mbivuga ni surprise reka tuzabibone kuri tuzubake kuko wenda nawe mushaka kuzajyana ibiganiro ni surprise uko bugomba kuba bari abantu njya numva bivugisha ngo nagikwe njye nageze inangaha numva sirenge nagikwe ngo nta myaka ijana ngo ubukwe burahari ababikeneye rwose ntibakajya bijina bumveho nimba abonye ubushobozi abonye pote yo gukora ubukwe nimba gihe kintu nabwira abasore bari hano hanze ntibakafite ibintu ngo babigire easy no biriya ni ibintu ufite amafaranga ufite ubushobozi bwo gukora ubukwe ariko hari ukavuga ngo nagikwe oya ntabwo mbashyigikiye rwose shyira umwana mu mago nimba umufite mushyire mu mago n'ababyeyi bazagushyigikira uko benshi ubu ngubu kuba ko hajemo none ni corona ni covid ni ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu bya big deal n'amagana ukora ubukwe kabisa ukuyeho inkwano gusa magana ukora ubukwe uzari n'abasilamu bagiye kunga indobo niba bafite inote 5 sakora indobo sukari icyayi amandazi y'umugati tayari faster bagasoma iduba kagenda neza cyane ndi bintu nababwiye ati rwose nimba ufite ubushobozi ntabwo njye namugira inama yo gukora ubukwe muri kino gihe kuko najya kubukora ategereje kuzabona sale yuzuye bizamutwa depense nyinshi cyane akonsome nazigeze umwana mu mago ukwezi kwa mbere usanga bibaye abura icyo kumugaburira so ubu ngubu ni ibintu byoroshye urahembwa tuvuge niba uhembwa nka 500 yawe amezi abiri ufite akamiliyoni amezi abiri ufite emiliyoni 500 kuraho inkwano wumvikane n'umukobwa niwamuhereza 300
ubu ngubu uri kugenda neza yego ese nk'ubu ngubu ndi muri kino gishato nshaka nashyiramo umwana Wallahi. none umwana hano namwiboneye koko mana byarangiye umva ahubwo niko ikintu kizangora ni iwabo nicyo kizangora kujya iyo ngiyo uza gutema kirere muhe mikoro agusubize kuri icyo ngicyo umva ari ikintu ngiye kubaza byiza cyane wumva icyo ukuntu avuze Soni nabyumvishije ngo ikizamugora ngo ni iwanyu ngo rutema ikirere nyine mu rugo nta kibazo shu kubera ko mu rugo baniga amatwi barabizi nta burara nta mico mibi icyo mbabwiye baracyumva kandi nkubwije kuri waba uri uwa mbere ngiye gushyira ofishoto nkakwereka mu rugo bakakubona kandi badushyigikira ndabizi na mama nawe ahari cyangwa na papa na ba brother bose baranshyigikira ndabizi ko batabyanga icyo kuza kumwereka ababyeyi bawe bagomba kumubona ko naramukunze kandi ntabwo ari ubu ngubu mukunze namukunze kuva kera ibijyanye no kuzafata indege niwe uzamutegera rero tu nta kibazo amafaranga arahari nta kibazo njye mfite business ndakora mfite job nyenyere ku madolari ijana wama mfite job y'akaboko mufite gift Soni hari abagiye gutangira ngo nkwe ibyo ni ibibareba abapaparazi bagiye gutangira ngo bagiye gutangira bavuge nkwe ikintu mbabwiye cya mbere badoda umunwa bashyira imashini ku munwa abavuga bavuge ndabizi n'ubundi baravuga ntabwo babuza kuvuga abayomba bayombe abaceceka baceceke simbatutse gusa ndabiyamye hari abagiye gutangira ati ige ikiganiro de twabonye abo bose abahe karevu ariko batazaza bavuga ibitajyanye n'ibyo turimo aya uzaza mbaza ubujajwa nk'abanyweza vorikide ntabwo mbakeneye nk'abanyweza vorikide abazaza bambaza ubugoryi nzabasubiza ubugoryi abaza bambwira bizima nzabasubiza ibizima abanyweza vorikide rero bo wagira ngo baranyereye ntabwo bashaka abo simbakeneye kandi uzaza ubu ngubu ikintu ngiye gukora ngiye kugura imbwa ugiye kugura imbwa uzaza wowe waje mu gihe cyiza usanga ari mu gihe cyiza ari mu gihe cyacu ubu ngubu ikintu ngiye gukora ikintu nzakora noneho nzazana ipusi yirukana imbeba imbeba ku ruhande yawe kwa ko deni ntabwo navuga ngo ngiye kuyigura n'ubundi nayitumije navuga ko nibanga amafaranga ngiye kuvuga nishyize ku karubanda ntabwo ari inyarwanda ni inzungu ariko ntabwo nshaka abantu yaba ku manywa yaba nijoro izabirekuye uzaza atunguranye izamwasama izamuhekenya icyo kintu mbabwiye nyamuneka uzaza aje atunguranye nka kuno kuyunguye umuvandimwe waje hano nka isiyaka ariko nazanye ibyiza nubwo wasanye ibyiza ariko nyine ariko nari kumusiga ku muryango cyo koze iyo nsubiza ubundi yuko manzi ikintu cya sinzi impamvu ahubwo ugize impano cyane ni umuntu yarimumye zamara rimaze kumutuma ibintu arimutumye agomba kuza kugira ngo nakirize uyu nguyu uko butumye mu kanya n'ubundi nifite abashyitsi mu kanya bagiye kuza bari mu nzu niko nanze kugira ngo mutabashyira kuri kamera nari mutumye fanta ingeso bw'iyo ndabizi ko nywera fanta ndani mbatumye nuko nsibyo buyimpaye nanjye nkinywera ariko mu kanya tugiye gufutura mu kanya ko n'ubundi bari guprepara hari umuntu uri guprepara nifuriza n'abasilamu ku isi yose igisibo cyiza maze badusengere covid icika hari abashyitsi nari mfite mu nzu nari mbatumiye ko n'ubundi burya niba uzi urokotse arya haza umuntu utarokotse so bari bambwiye ngo nimbagura akantu ko kunywa ndavuga ati okay narebe reka mpamagare umuvandimwe aze abazanira akantu nta kibazo uko harimo umuntu then ko nifite abashyitsi kuva kare bavuga uje untunguye buriya kuntungura kwawe rero sha isya ntuzongere kuntungura basi ujye umpamagara nzankwamagara ubundi ntabwo ariko ejo bundi ntabwo amaganga kunyitaba ngitongwanikira kuri WhatsApp mbwira mbikwereke kuri WhatsApp iyo mbonye umuntu umbwiye ibintu byo kuza kundeba
mfite gahunda zanjye no wihaye amahoro nihaye amahoro sinshaka ibintu binstressa ubu nibereye umudendezo iyo numva nashaka kujya mu nzu ndaza nkicara hano n'abashuti banjye tukashyira intebe hano dore nk'izi ngizi nizo muri jardin hari n'indi niko nashyize hariya ku muryango hafi n'umuryango ubundi zikunda kuba ziri hano muri jardin n'akaga keza no iki giti naragikunze ni igiti cyiza gitanga amahumbezi meza ege turashoje rero gira icyo ubwira Sonia nawe agira icyo akubwira n'abakunzi bacu mwarike muri commentaire byinshi ariko bavuga ngo mwe ntago tubashaka abantu batukana simbakeneye abantu batukana rwose kuri commentaire simbikunda baduha ibitekerezo n'inama zubaka banagushyigikire nimba ari n'inkunga zigenewe ndaza kubona nimero yanjye baza kubaha nomero yawe hanyuma bakugenera inkunga na Sonia aze kubaha nomero ye wumva afite umutima wo gutanga wumva umutima afite umutima wo gutanga atange utabifite abigumane n'inama nazo zubaka zakenewe ariko babandi bandika ngo yango muri kutubeshya no ntabwo turi kubeshya ntabwo igi mbare gatungunyuze mu ijambo njyewe ntago birayo ngo ni ugutwika sinjya ntwika sinzanatwika nzerekana ukuri sigaye mvuga ngo nangwa na benshi nkakundwa na benshi icyo kintu bagitekerezeho niko bimeze cyane ikintu nabwira Sonia wakoze cyane kuba waje kundeba kandi nanabyishimiye kuba unsabye urukundo ndaruguhaye ikindi nkubwira gusa nakunze tayo ufite kandi so beautiful. I'm big. Not big ntabwo uri big cyane ntabwo uri karujanga so ikindi nakubwira nabyishimiye kuba waje kundeba kuba natekereje kuba wavuye iriya ugatega gitema kirere ukasa mu Rwanda ukaba numaze n'iminsi nahanga ufite igitekerezo cyo kuza kunsura no kureba iwanjye aha ni iwanjye mwanaje ngutembereze no mu nzu harebe ndakweka muri saro gusa ariko agomweka mu byuma mu byuma ndakwereka outside inyuma ya kamera nta kibazo narebi to wowe njye nyine naje hano niyumvisha ko wanyereka ko unyishimiye gutya tu nansi kuri bunyirateho ukanshitinga ariko ndishimye cyane rero kuri ibyo I'm proud for you. Okay, thank you. Okay, thank you. Kama time. Yeah, ndayigwa time. Merci. Byiza cyane bakunzi ba Kigali 500 ndetse ku bufatanye n'abaterankunga bacu bigiye bitandukanye ndetse n'abakunzi turabitsa ko ari ari kumwe na Sonia couple nziza cyane nimuzabona n'amashusho arahani no kamera yawe hari umukameramani wa mbere mu Rwanda utarerize cyangwa Dani Elize ndanamusuza nubwo ari nyuma ya kamera ndamusuza n'umuntu wanjye ndamukunda cyane arategura no mu rugendo rukomeye twaragendanye ariko wowe nzagushakira umuhini nzagushakira ko ibintu byose byawe byose uramva ngo ni surprise harya ngo ni surprise ubu surprise reka tubashimire hanyuma andi mashusho bagiye kubona nayo tugiye kugenda ntabwo ngende ninjira mu nzu kameramani wanjye niwe yinjire mu nzu hanyuma ugende umwereke mu nzu kameramani asigara inyuma y'umuryango ntabwo mukeneye ubundi dusuba icyangaha tuzakubaza uko byaje kugenda nyuma ego byaje reka tugushimire cyane namwe murakoze Sonia reka tugushimire merci reka dufate mikoro zacu ubundi ugende umwereke ibyiza biri imbere bakunzi ba Kigali 550 nguko birangiye agiye kumwereka n'ubwa mbere kamvuge gahoro n'ubwa mbere mubona nyine umukobwa kandi